warabona umukobwa wambaye ubusa cyangwa kareka mu izina rya Yesu urugabo rwitwa wambaye ubusa oya nambaye ubusa gareba ushaka kwambara ubusa reba nyine to urugabo wari wafata ku bintu by'umugore ngo wumve kumenya Yesu wameze twa dusatsi twawe utuwe dusatsi ujya wogosha kanzi Yesu ikintu cy'ikigabo kigira isoni gutyo umuntu agikoze ubu ngubu Yesu uri ndi kugukirita bikunyirigita ushobora kuba waryohereza n'umuntu bikunyirigita ego kumana yanjye waretse ibyo bintu nibyo kwa shitani wari isiramuje kera ndi umwana niga muri primaire nese igihe wisiramuzaga ntabwo wabyukaga kumva agatete kawe kabaye kanini kuko mana yanjye kuri kwigera nkaho n'ubu bikuba ndanze ndaguha amafaranga angahe ushaka angahe aya ariyo yose ndayaguha aya nta mafaranga ushaka uraza uza gutora amaronji mu rugo no kunywa amata no kurya umugati sibyo uraza urasanga nagushyuhiriza utuzi two gukaraba mbere wirwa woga birabizi by'ikigega usanga nagushyuhiriza utuzi two gukaraba sibyo maze nambaye n'agakariso k'umweru ego ko wambaye bagisa ego uracyambaye izi bagisa ntareba nyine uza kuza nimugoroba ese waritse aho kuba uri gutinya umuntu yagukozeho birakurya ntago ninya si ikintu cy'ikigabo kigira isoni njeze ninde wakubwiye ko nagize isoni birakubangamiye se mbese aka ntabwo iki turebe ni umupira umuntu w'umugabo agira isonera ni umupira mbese ejo bundi ko wasanze mvuye koga ugahita usubira inyuma wiruka utagiye muri toilette kukigira igitinyuka rega unandebe mu maso wari uri kugira ngo se murebe mbese aharya warambwiye ngo uri manzi kandi ubu wasanga karadiyo kumve ko kariho wanditse kumve nyine agake se ikintu cy'ikigabo kandi ntukigira ikibwa ariko njyewe ntabwo ndi ikintu cy'ikigabo ubundi ikindi arinze nawe bashyize ese ukore he nyine hakurya ushabuka wakina icyo kigabo kigira isoni none se ushaka kugira gute nyine kugira gute ikoze ngakora hano aya cishamo hano ngire gute hano hari akanyamuhana karangiye isumba bare turi kumwe basikoraho wundi hazatinyuka rya ikintu cy'ikigabo mana uracyari manzi ungana gutya ufite imyaka ingahe hano nese ushaka ko mukorera ku ibere tuvuge ko utarabigerageza oya kandi ukaba nawe ugomba kakurya umuntu agira umubiri uryamye mbese iyo ubyutse kaba kameze kaba karyamye nka gutya katwungareba wanditse mbese wakumvise kukawe wakumvise kukawe ese kuba ufite inyinya umuntu w'umugabo agira inyinya sana nkwereke intoki zawe turebe ufite n'udutoki twiza basi nimba ahantu ugiye uze kuza mu rugo nk'uha amaronji sibyo urabizi urayakunda uze kuza nk'uha amaronji ariko uzi imirimo yose wayirangije ku buryo bwose wawe atari bugusange nta kintu wakoze numara guteka no gukora imirimo yose n'isuku uze kuza mu rugo nk'uha amaronji ubundi njyewe imirimo yose mba nanayikoze maze rero uze kuza nk'uha amaronji dufite iwacu n'amata kandi cyane mbona ukunda amata ariko bosi wanyu ni n'umugome ntajya kugurira n'umugati uze dufite n'imigati mwese ko ngiye kuri alimentation y'umuzanire ntacyo tujya ariko udafite isoni ntacyo
ikigabora Mhm. uzaba ikigabo wa mugabo si ubundi bukajya keguka agaki se kumbe nyine agaki ndazi neza ushaka kunkorera ku bintu ambara harya babyita ibintu kumbe aya ese nta mukobwa uragira gutya gukora aya nanjye nkoreho nta kibazo ukora aya aya nabirenze wadage wanditse hasi uruntu rw'urugabo rwigira idage mbese iminwa yawe nta muntu irasoma rakaraka ibyo bintu byo kwa shitani biki ibyo byo kwa shitani muri iyi myaka bro zana hano nyine mu ntoki zawe ndagukoresha mu mugongo w'umuntu mu mugongo nese umugongo itandukaniro umugongo ry'umuhungu bahanga n'umukobwa urabizi yego warabona umukobwa wambaye ubusa cyangwa rakaraka mu izina rya Yesu nkwereke urugabo rwitwa wambaye ubusa oya ntabwo nambaye ubusa ndareba ushaka kwambara ubusa reba nyine do reba yeee ubonye iki genda kumve ko kaje genda neretse ko bikunaniye sana nyine twakubonye kumve ko gatoya bari akacyari video yarangiye simana mana we mani kaje agati se cyane ko kawe kanini hasi bakire mani ya kati mani ndi normal ndabikiramo kumve byanyaje wavuze ngo dukine ntabwo ko ari na gatoya mani siko wakora urugabo rwiza n'ingofero yanjye maze ntushaka ukakimwe